wanjye ntuzigere ujya mu isengesho ngo usabe Imana ngo isabe amafaranga, ahubwo Imana kugira ngo isabe amafaranga isabe ibi bintu birindwi ugiye kukuba nakubwira, kubera ko amafaranga ahubwo azaza ari muri ibyo bisubizo. Dore ibi bintu birindwi rero ugomba kuzifashisha. Mbere na mbere Imana uzayisabe icyerekezo, viziyo. Udafite icyerekezo, abantu benshi badafite icyerekezo bararimbuka. Erega ntabwo ukeneye intego gusa, ahubwo ukeneye Imana ko ibasha kuguha viziyo, ikaguha ahazaza hawe, ariho hazabasha kuba hatuma kwizera kwawe n'ibikorwa byawe bibasha kuba bikomeye kandi bishingiye ku Uwiteka. Icya kabiri, uzasaba Imana intego nzima kugira ngo iguhe intego kandi intego zikwiriye. Strategy. Imana yahaye Nowa uburyo agomba gukoramo ibintu. Dawidi Imana yamuhaye uburyo urugamba rugomba kugenda. Rero ntabwo ukeneye amafaranga menshi, icyo ukeneye ni uko ukeneye kugira ngo Imana ari ibasha kuguha intego kandi ikomeze wa mugambi wawe, ugendere mu mugambi wayo. Icya gatatu, uzasaba Imana ubwenge. Salomo ntiyigeze asaba ubukire, ahubwo yasabwe ubwenge bwo kugira ngo azajye acira abantu b'Imana urubanza rukwiriye, akorera Imana neza. Nawe usaba ubwenge Imana bwo gutuma uyikorera neza, ibindi byose bizakurikira, nk'uko ndetse na Salomo byagenze, kubera ko ubwenge bubasha gufungura buri gice cyose cy'isi cyose ukeneye kandi cyakugira umumaro. Icya kane, saba ineza y'Imana. Aho Imana ikoze hakora ibirenze. Aho Imana ineza y'Imana ikoze mu buzima hose hakorwa ibintu birenze, ibintu wagakoreye imyaka ibihumbi n'imihumbagize by'imyaka by'imyaka myinshi. Ineza y'Imana ibikora mu gihe gito cyane, ndetse ineza y'Imana ifungura imiryango amafaranga atabasha gufungura. Saba favor y'Imana kugira ngo ineza no gutoneshwa n'Imana bikugereho. Jya mu isengesho ari byo usaba. Icya gatanu, saba gusobanukirwa no gusobanuka. Imana ntabwo ari umwami w'umuvurungano, ntabwo ari itanga umuvurungano. Imana ntabwo ari ibyitanga, ahubwo Imana uyisabe kugira ngo ibashe gusobanura ndetse buri ntambwe zawe zose, kandi gukomeze mu ntambwe zawe zose kugira ngo zose zisobanuke kandi wirinde mikosa, ahubwo ukomezwe nayo. Icya gatandatu, Imana yisabe kuzaba uri ahantu hakwiriye, uzaba uri kumwe n'abantu bakwiriye mu buzima bwawe, kubera ko Yesu Kristo ntabwo yigeze akorera ibitangaza mu bantu batizera. Saba kuzaba uri ahantu hakwiriye ndetse ahantu heza. Gukora kwawe gushingiye ku butaka uriho, ahantu herereye. Imana Nyagasani uyivugira ati Imana kira ahantu hazatuma intego zanjye kandi zurushaho kwaguka, kandi nkabasha no kugukorera bikwiriye, umugambi wawe ukarushaho kunesha. Icya karindwi, saba Imana kuzaba uri kumwe n'abantu bakwiriye mu buzima bwawe. Rusi yabonye Bowazi, Esteri yabonye Moridekayi imufasha kumukomeza ku Mana, uko ni nako nawe bigomba kumera. Nawe rero saba Imana kugira ngo nawe uzaba uri kumwe n'abantu bakwiriye.